hari ijambo ntajya mvuga ahari, reka ndivuga ahari, mbabwiza ukuri kandi nk'umushumba wanyu. Gutoranirizwa n'Imana, Imana niyo choice idasanzwe mu buzima bwo kuba hano ku isi. Uyu munsi wasubiza Imana ubwayo ikaza ikavuga ngo choose again, I can choose her. Gusa nyine ese ko mubisakuje cyane no kubera iki? Kuba nari narabwiye Imana ko ngewe nzubakana n'umuntu, nzaryamana n'umuntu twasezeranye. Ibyo byari byubatse mu gikuta cy'ubuzima bwanjye. Soko byari byubatse rero, byasabaga ko mera gutyo. Rero muri fiançailles byari byoroshye ko icyo gikuta gishobora kuba cyasenyutse kuko namenyekeye umutima w'umuntu. Murakoze. Imana irambwira ati uzagenda Kimisagara muri korari yitwa Maranatha, uzasanga umukobwa uhagaze uri kuririmba ku murongo w'imbere wambaye imyenda y'umweru, n'ubu ni we wawe. Rero kuri twebwe, for us, ndavuga couple yacu, divorce is not an option. Na nubwo ari possibility, because igihe possibility ije bizana probability ko bishoboka. Twebwe is not even a possibility, even in the worst situation ishoboka. Impamvu nuko tuzi neza ko ni Imana yaduhuje. Amen. So ni kuvuga iki? Ntabwo ariko tutahuye n'ibibazo. In our journey we met challenges, characters agonganye, nago ari ibintu tutumvikanaga, ugasanga nafashe decision on the left, yafashe on the right. Ariko the possibility of divorce never came, and we decided yuko it will not even be part of our vocabulary. Amen. Rekamwe yongere. Ndabaha urugero rutoya. Tutaraba fiance, ndababwira experience twabanye. Twamaranye ibyumweru 2, ari umukobwa ndi umuhungu mu nzu imwe, turi babiri. Umukozi agateka tukarya, tugasenga, akajya mu cyumba cye, nanjye agataha, kadoga agataha, tugasigara ikirehe mu cyaro, mu nzu idafite amashanyarazi, hari buje. Ndimo ndasobanura. Ntabwo yari fiance wanjye, nta jambo nari nakamubwira na rimwe. Oncle wiwe yadusiganye turi babiri mu nzu. Mureke mbanze mwe ku mazi. Murakoze cyane. Thank you Dr. Gilles, thank you Papa Didier. Ibyanje nta banga rindi ririmo, maze imyaka myinshi mbivuga. Nakoye umukobwa wa mbere mfite imyaka 15. Ntago ari ngewe wamuhisemo. Ababyeyi baricaye baravuga ngo hari mubyara wanje, umwana wa marume tungana,
baramushima barambwira, kandi icyo gihe abo tungana barimo bashaka. Umuhungu tungana washatse icyo gihe arashyingiye, ubu ngubu yiteguye umwuzukuru. Hanyuma batwara inka, icyo bakoraga batwaraga inka yo kujya gufata irembo kugira ngo igumeyo. Ndayibuka neza, inyana y'ikigondo iragenda. Hanyuma ndasenga Imana, Imana irambwira ngo ntabwo uzakorera ubukwe hano uri, uzakorera ubukwe mu mujyi atari aha, kandi umudamu wawe so. Ariko kugira ngo wubahe ababyeyi ntugire disikisiyo ndende, byihorere bizimara. Nyuma y'umwaka musaza w'umukobwa ahita atuma ku mukobwa ko yumvise ko deje ibintu byo gushaka birimo biraza. Aravuga ati uyu muntu agiye kunzanira ibibazo, ashaka muto, ejo azabana usange bigiye kuba ibibazo. Ahita amuzana. Nyuma y'umwaka nanjye ndaza. Uwo mwaka najemo nibwo yanka yavuye iyo yari iri isubira mu rugo. Ariko noneho ndi ku Kibuye niga, ngize gutya, urumva lettre zazaga kuri boîte postale, ngize gutya numva kuri ofisi za directeur barampamagaye ngo hari ibarwa hano. Nyisomye sanga ni ya nani. Urumva boîte postale yacu yari yoroshe, 05 Kibuye 05. Nuko rero urumva ngewe narakuze mu buzima rero butabwirwa. Urumva we nawe yari yaravuye mu giturage ari inaha, mu maletre urumva yashizemo utujambo bene utu tw'inani. Ndavuga nti aya magambo y'intege nke arimo ndayagira noneho noneho conclusion, jewe sinari nzi bya bashanya by'umutima. Ashushanya umutima ngo arangize, noneho ga shira umuhungu twararanaga. Ndetse iki gicapo ni ikinyabaka, ikintu ni ikinyabaka. Arambwira ati uyu muntu mugirana gahunda kiti ntani twigeze kuvugana kera, ariko byarapfuye twarakoranuye bya ati uyu muntu aracafite gahunda. Iki rero iyo bashushanije gutya aba ari umutima. Avuga nti okay. Jewe nibuka iby'Imana yambwiye, ndatuza. Nyuma yabwo rero kugira ngo tutaza kuba birebire, kuko nabwo yakomeje rwose ari interesse. Ndangiza ndi muri kaminuza, yaraje kunsura umunsi umwe, ndwaye malaria, araza kunsura mu rugo, azana ibintu byinshi, ama gifts. Ariko urumva jewe nari mfite icyo Imana yambuye. Bukeye connectinga n'uwa kabiri, ndimo ndasoza, nari mu wa kabiri wa kaminuza, ko nagombaga gushaka kubera ko papa n'umusaza muramuzi. Connectinga n'umukobwa, senga Imana ngo inyobore, ndabize ko wambwiye mu mujyi kandi akaba ariho ndi, aho nuyu se. Imana iraceceka. Ariko amarangamutima yanjye yari yamugiyeho. Imana iraceceka. Ndamubwira ngo mubwire, arambwira ngo azansubiza icyumweru gitaha. Icyumweru gitaha yagarutse. Urumva ni muri jardin kuri Foursquare niho twari twicaye. Hari muri jardin yo ku rusengero. Aragaruka arambwira ati rwose ni sawa, n'ababyeyi nababwiye, ahubwo barambwira ngo mpite kwemerera vuba vuba utara sawa. Ndavuga sawa. Amaze kwemera rero fata umwanya wo gusenga Imana, vuga ubukwe buzaba ryari. Muri ya masengesho
Imana ihita imbwira ati warayobye ntabwo ari. Noneho actually sinagize ikibazo cyo kuba atari we, nagize ikibazo cy'ukuntu nzaretira ijambo navuze. Ndabisengera Imana irambwira ngo umuvandimwe mwegeranye niwe uzamushaka, kandi ngiye gukora ku buryo atangira kumuganiriza ubu ngubu ku buryo azaza kubaza se ibi bintu birahari cyangwa ntibihari. Turicarana ndamubwira nti habaye impamvu, kandi Imana yari yambwiye ngo ikikubwira ko atari we nuko papa wawe ari bubyange. Papa arambwira ngo niba ruriye ntacyo mpfa n'umwana w'abandi, nta kibazo cye, ariko niba ari ugiye gushaka hariya hantu nta bukwe nzabamo, n'urugo rwawe se nzaruha umugisha. Mbwira umukobwa ndamubwira nti dore uko, musobanurira neza uko papa yambuye, kandi mubwira impamvu. Ndamubwira nti ntacyo upfa na papa, ahubwo dore ibyabaye. Arambwira ati rero hari mugenzi wawe, ndamubwira nti ni ukuri, kandi koko ibyo namubwiye ni ukuri, ibyo ngiye kubabwira. Ndamubwira ngo uyu wagukunze niwe mugabo mwiza kuruta njyewe, kubera ko urumva mwe munziga ku gatute, ntimunzi ibintu bigize inani. Ndavuga nti rwose ni umugabo mwiza rwose. Ubwo Imana imbwira ngo marayika nsura mu nzozi ambwira ngo suriya, ndavuga se none ubundi azova. Imana irambwira ati uzagenda Kimisagara muri korari yitwa Maranata, uzasanga umukobwa uhagaze uri kuririmba ku murongo w'imbere wambaye imyenda y'umweru, n'ubu niwe wawe. Ndagenda ndashaka kubabwiramo akantu mwumve neza uburyo amarangamutima atandukanye kure. Yabivuze neza papa Didier, amarangamutima arabeshya. Uzahitiramo kubana nawe uwishingiye ku marangamutima azagufatisha icyemezo uzicuza ubuzima bwawe bwose, kuko ntabwo bakundira mu marangamutima, bahitamo gukunda. Uwo wakunze kuko wabihisemo muzabana iteka ryose, ariko wakundishijwe n'amarangamutima ntibizashoboka. Kuri amarangamutima yanjye siko yari ateye. Turavugana umunsi wa mbere kuri podium, naramuhamagaye urumva agira ngo kumusengera, araza aricara avuye ku ishuri Mudende, yicara nk'ariya nanjye nk'aha. Bishop yari mu idirishya rireba kuri podium. Ndamubwira nti sasa amagambo ni abiri. Ijambo rya mbere mfite gaho seko muri wowe, ariko hari abantu nyiganye. Umukobwa yaje kundeba arambwira ngo umuhungu yamwishaje kuri podium, ngo naje ngo kuko naje nicaje madamu kuri podium. Ivyo rero mutazanyigana ko nimba byarankoreye ntibizere neza ko bizagukorera. Ndamubwira nti ni amagambo abiri, ntabwo ntinda. Icya mbere ndashaka ko tuzabana. Icya kabiri, hagati ya none kugeza igihe uzanyemerera ntibura amakorozi yanjye, genda ubitekerezeho ubyigeho, ko sinkeneye kuguma mpamagara ejo ngo hazaza ibindi ntazi. Genda ubyigeho uzonzanira igisubizo. Nimba ari yego nimba ari oya ni amahoro. Ariko ntuzi ureba umuntu ukabona ni nkaho yemeye, ntahise akubwira, ariko ni nkaho nawe bitamugize cyane. Aragenda agarukana igisubizo kizima, aremera. Mu by'ukuri hari ijambo ntajya mvuga ahari, reka ndivuga ahari, mbabwiza ukuri kandi nk'umushumba wanyu. Gutora
gutoranirizwa n'Imana. Imana niyo choice idasanzwe mu buzima bwo kuba hano ku isi. Uyu munsi wasubiza Imana ubwayo ikaza ikavuga ngo choose again, I can choose her. Gusa nyine ese ko mubisakuje cyane no kubera iki? Ariko ntabihereho ngo amere inani, kuko ntabihereho ngo aze kumera inani. Imana yabanye nanjye iranyobora muri icyo gihe cyose, kandi I'm very happy and satisfied. Murakoze. Ganira muri ubwo buryo asubira ku ishuri, amuhamagara tumeze gute ku ishuri, nawe atameze neza, kugeza umunsi umwe ndamuhamagara noneho mfata umwanzuro, ndamubwira ati rero aragukunze. Ariko nyuma yo gusenga cyane, narasenze bihagije, mbanza gutestinga ko atari amarangamutima yanjye arimo, ndasenga, ndangije ndamuhamagara. Abari bazi kera kuri Stella Matutina, arabayizi benshi. Okay, niho twahuriye uwo munsi, ndamubwira ati rero urasubiza, kandi sinzi iminsi y'amezi nona naragukunze, urasubiza ko nawe ukunze, tumaze iminsi tuvugana, ahita yemera uwo mwanya. Arakoze cyane Dr. kugira ngo abagabo nibo bari butubwire ko bimeze se, nibo batereka nibo bari butubwire. Papadiye mu ncamake mu buryo bugufi nawe atubwire uko urugendo rwe rwagenze. Murakoze cyane. Haleluya. Okay. Nagerageza nikugeresha mu Kinyarwanda, ariko baza kumfasha hamwe namwe wenda amagambo yavuze gatoya, kuko nubwo twamenyeshe Ikinyarwanda navuga kugera ku rwego twifuza. Inzira yacu bako twagize, wenda reka nsubire inyuma gatoya, ngerakishijwe ndi mutoya, nayo mfite imyaka 15. Bari tukiri mu gihugu cya Kongo, icyo gihe yari imbere ko tutaha mu Rwanda, niho twavutse turakura. Namenye Imana ndi mutoya, urusengero Imana, hoping yuko the kingdom of God will come just by accident like that. Kuko mariage ni union, no guhuza, ni igihango, there's no kugenda kugaruka, it's a one way. So yabaye kabiri. Bwa mbere nabwiye umuntu, nanone nkaje nabwiye kuvuga amazina, turi mu gihe gitoya. Nabwiye umuntu nzi ko ari we, kandi nari ndi perseverant, kwa kundi uvuga ukavuga ko mu mutima wawe ukumva emotion zagufasha, ariko mu by'ukuri ntabwo nasenze Imana. Aryo rero umuntu ukabona ukavuga uyu muntu niwe rwose, ndabona duhuza, ukwije ibyangombwa, ni umurokore, ni umuntu utinya Imana, ni umuntu uri educated, byose mwiza, ariko ntazi neza ndafite ya rema mu mutima wanjye ko niwe cyangwa atari we. Tubijyamo ibyo byamaze nk'imyaka 2 cyangwa 3 bitaracamo neza, tureba ngerageza, ariko
with that assurance mu mutima wanjye nyuma ariko biza gupfa nyuma gato mura n'undi muntu ariko ari igihe uba kubera ko domaine ya emotion sinzi ni domaine idasanzwe ushobora kuba ukijijwe icyo gihe twakorera Imana turi imbere bakatubona nk'abantu b'Imana, hari abantu batwitaga pasteur kuko twari dufite umurimo ugaragara uri visible, ariko domaine ya emotion ni domaine igomba kuba submitted to God. Itari submitted to God bose uzapusha. Nange byageze ahantu nakoraga narifite akazi numvaga ko igihe cyageze mura n'umuntu I cannot tell you in 3 months twatangiye journey tuzi ko turi kuganisha mariage, ariko na icyo gihe ntabwo yari undi muntu, ariko mu mutima wanjye numvaga Mwuka Wera ambwira ko ntabwo ari, but the emotional part yari yamaze kumurura nisanga niwe relationship iganisha kuri mariage, ariko mu mutima wanjye mfite all the signs abakozi b'Imana ntazi n'abanuzi bambwira ngo attention uri kugenda ahantu habi, kandi uriya muntu ni umurokore akunda Imana, ariko mu mutima wanjye numvaga ko I don't have the peace. Noneho bigera n'ahantu nageze kuri point yo kumubwira, ariko within me that night I didn't sleep. Natashe mbuza amahoro kugeza saa 9 z'ijoro, ndibuka ibitotsi byarantwaye ntabizi, nisanga mu gitondo ndabyutse kubera kubura amahoro, nari i Kigali mitafata umuhanda Butare. Icyo gihe nari mfite umuntu yari n'umumama yari nka mentor wanjye, and also she was a prayer partner wanjye. We yarabizi kuva kera, ambonye ndi confused ambwira ko ariko I knew it. So fata no process ingoye, niyo mpamvu mbivuga kugira ngo abahungu bari hano, abakobwa muri hano, please don't engage yourself in a relationship utazi neza ko Imana iri kumwe nawe. So it was very difficult to undo it, kubisubiza inyuma, kuko emotionally twari twamaze kuba already deja twumvaga ko nyuma y'amezi 3 cyangwa 5 tuzakora ubukwe. Just imagine yabaye kwa gatanu, Imana integeka ko kwa mbere nagomba gusubira i Kigali, nagomba kubi reversing. Just imagine how hard it was. Kandi mwibuke ko icyo gihe ni kubi reversing, ariko emotionally I'm already connected to the person. Ntabwo ariko urimo ku reversing kuko wenda utamufunze, ariko because God told me that is not the person. So kuva icyo gihe navuze man, I will not do any more that step nazi neza without any assurance, nafite assurance neza kwa Dieu. Natinga relationship yose n'umuntu witwa sister dusenga uretse ya eglise. Fast forward, nawe muri full gospel. Je suis en train de regarder mon frère, je ne sais pas si il y a là à l'intérieur. Vous êtes là? Ok, oui, il y a là mon bon, il y a là mon zéro. Nagiye muri full gospel banumiye tugenda vuga Yesu mu bantu bakishijwe yararimo. Of course icyo gihe ntabwo narizi ko azaba nawe bari bamutumiye yakira Yesu bari bane icyo gihe, 2 barasigara ko twabasabye gusigara, and then tutangira kubafasha mu nzira y'agakiza. So at that point kuri principe yanjye I cannot kubwira umuntu ko mukunda kandi yabaye afirme wanjye. Afirmissement murayumva? Okay. Icyo gihe ariko nta kintu cyari gihari, twamukurikira arakura rwose, umukozi w'Imana, umuntu nuba cyane, ntabwo bibaho pe.
and it was confusing. So ndavuga ati icyemezo cyo to unplug, to disconnect. Noneho tumara ndumva hafi amezi ane nkamubona kuri eglise kwa kundi usuza muntu field itararangira nkagenda aha kugira ngo gusa tuwevite kubonana kuko nari nashyizemo barriere mvuga ngo it's impossible. Not only ko yari umuntu nafemishije icyo gihe kandi numvaga ko it's impossible for me, it's inconceivable, ntabwo nshobora kwiconceive ko bishoboka. Twari dufite imyaka hagati yacu dufite imyaka myinshi dutandukana, murusha imyaka 8. Icyo gihe urumva ko yakijijwe ataranakwiza 21. So kumva ko deja na mariage n'umuntu atarakwiza 21, nge nari n'umwarimu muri kaminuza nikishaga muri kaminuza Butare. So just imagine you are a lecturer, uwundi atangiye kwiga muri kaminuza ni mutoya, so byose nabonaga ko it's impossible. Ndasenga Imana. Remember nafashe iminsi 40 senga Imana, nawe araza kubabwira gatoya, araza kunganira reka moye n'umwanya wo kubivuga. Ngeze ku munsi wa 36 Imana imbwira clearly ko ari we. Amen. Ariko every day I would pray, na hindi reketi na lifiti, ntabwo nagiye gusenga sengera ibindi bintu. Oya, it was just that, Lord, are you in this relationship of not? Kandi nabwiye Imana, I will not continue. I will not even do one step. Kuko I was traumatized by the experience nagize yo kuseparatinga n'umuntu twembi turimo ariko Imana itarimo. So nyuma ya 36 day nono ndavuga ndatangira urumva umuntu mumaze imisi myinshi ameza ni mutavugana, so uratangira when do you even start? Umuntu mwabona akabona ko ari ikintu kitari kugenda atazi impamvu, ariko in my heart it was a commitment to God. So rero Imana igira gutya kwa wenda byihutishe kongera kuvugana nabyo, Imana irabikora tugana muri step yo kusubira in contact, not even kuvuga kumubwira. Nyuma y'ibyumweru 3 ndamubwira reka moye miko aravuga asubire inyuma gato. Okay, wenda kwera umwanya yavuze kuko umwanya the same way like Jules namubwiye the same day yarazi ko wenda avuga ngo reka ngende bisengere. Muri icyo gihe Imana yamusuye nawe muri ameza tutavugana, Imana irabimubwira ariko nawe atazi ukuntu bizagenda. Namubwiye ko mukunda, ko nshaka kubaka family nawe. The same day yambwiye ko ntabwo kubisengera, Imana yamaze kubwira ko ningenda ndaza kuba namubeshye kugira ngo ngiye kubisengera. Oya, God already told me 2 months ago, Imana yamaze kubimbwira. So nuko twatangiye urugendo, ibindi umwanya twemereye turaza kubivuga ntabwo wenda papa ndiye bakoze twagira ngo twisegure ko hari abantu benshi batari hano kandi bakurikiranye ibi biganiro birimo kubera hano. Bari bagusabye kwiriya mikoro iza gukoresha rero umuntu urimo kuvuga azifata zombi ariko biragoye, ariko mwihangane ufashe nta ntabwo twabikira ngo uzifata zombi ugakoresha iyo ngiyo yawe iyo ngiyo ku ruhande gato ifite nayo zati nawe tukubaye umwanya waba ufite twarwanya munini cyane kuri iki kibazo, ariko ibindi byo turabivamo mu buryo bwihuse kubera ko atari gakeya kugira ngo tuze dusigaza n'undi mwanya nyuma wo gukora ibindi. Reka uraze mama ndateje ni ikibazo kigufi ariko cya mbere cyo abatumirwa bacu ko urubyiruko nyamwabyumvisha icya mbere ubuyobozi Imana, icya kabiri ibintu byo guceceka ukareba umukobwa ugaceceka, uwo
kuvuga ni ayahe magambo kuko hari igihe umuntu atajya kubwira umukobwa ko amukunda amubwiye ko ari mwiza ugasanga mbega byagiye mu kintu cy'umwuka wera ariko abantu bafite ese ayo magambo nk'abantu bubaha Imana ayo magambo umuntu yayabwira umukobwa uravuga amagambo ya ndagukunda se arakoze yayamubwira rwose nabuze mvuga ejo bundi twishyira muri kapozi vuga ngo bwa mbere mu gusoma bibiliya nageze ku gitabo cya Cantique des Cantiques cyangwa se indirimbo za Salomo. Igitekerezo cyanjye cya mbere cyari kuvuga ngo ibintu nabyo biba muri bibiliya ukumva ni ibintu bidakizwa, ariko kubera ko bibiliya ijambo ry'Imana ridukomini ku mutima w'Imana, Imana igahitamo yuko nk'igitabo nka Cantique des Cantiques kijya hagati, right in the middle muri bibiliya. Ni ukuvuga ngo k'umugabo yakwexprima cyangwa se yabwira umugore w'amarangamutima ye ni ibintu bikizwa, kandi ko natwe ariyo mvugo twumva ni by'ukuri, kuko mbere na mbere Adamu aza ari mu ngobyi ya Edeni. Muribaza ko muri abasomyi ba Bibiliya ibyo byose nubwo utabura usoma Bibiliya cyane, urupapuro rwa mbere wararusomye kandi iyo iri mu nkuru zibanza. Haleluya. Imana imaze kurema Eva imushyiriye Adamu, ikintu cya mbere Adamu yavuze, ntabwo yavuze ngo yes Imana iraremye, ntabwo yavuze ngo Imana iranyeretse, oya, yamubwiye amagambo arimo amarangamutima, yamuteye imitoma, if I can say. Yaravuze aka ni akagufa ko mu magufa yanjye, akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Ntabwo mwumva ko ari sweetheart chocolate, my love, bone of my bones, flesh of my flesh. Urumva ko ni byiza, ni ibintu bikizwa. Kandi nubwo tuvuga amarangamutima abakozi b'Imana bavuze yuko amarangamutima kuyakurikira yakuyobya, ariko amarangamutima ni ikintu cyiza Imana yaremye. Kugira amarangamutima no kuyumva ni byiza, ikibi nuko yaba ari yakuyobora. Ariko kuba ufite Imana uzi iby'umwuka aho bigana, ukayafata ukayakoresha aho Imana yakweretse, ntako bisa. Murakoze, ndumva ari byo navuga. Yihute umuryango cyangwa se kapo, umuryango wose ushobora gukomeza ubusabane bw'umwuka we, kandi iyo kapo ibigizemo uruhare yose n'incuti, uburyo bashobora gukomeza ubusabane n'Imana, yakapo yubaha Imana, wa muryango wubaha Imana, bose babigizemo uruhare. Murakoze. Uko njye mbyumva cyangwa se uko nabisomye nabikurikiye, icya mbere ni uko bagomba kubanza kuzuzanya nk'umuryango. Iyo mwuzuzanya nk'umuryango mugasengera hamwe, nyuma yo gusengera hamwe donc ibyo mukora byose mukabikorera hamwe. Hari kuba mushobora gufata ibihe byo gusenga mukabifatira hamwe, mugasengeranirana hamwe, mukaba amateraniro yo mu rugo mwayakorera hamwe. Even nta nubwo bigomba kuba ko nshobora kuba mfite church yanjye n'umutwara afite church. Ibyiza nuko tugomba kuba twuzuzanya. Icya mbere dusengera hamwe as a church, worship yo mu rugo tuyikorera hamwe, imirimo yo mu itorero tuyikorera hamwe. Niko njye mbyumva, numva nabasangiza. Imirimo yo mu itorero tuvuge niba hari contribution tugiye gutanga mu itorero tukabikorera hamwe, niba ari amaturo, icya 10,
ibindi tugomba kubitangira hamwe no kubisharinga, kubivugana uburyo tugomba kubitanga. Uburyo bwo kuramya Imana mu rugo no gutozanya Imana mu rugo tukabikorera hamwe, umuryango wacu tukawutoza kuba abakristu nyabo, kugira ngo abana bakurire mu burere twabahaye, ariko ari uko twebwe twakoze worship hagati yacu. Murakoze. Ikibazo kiragaruka kuri Madamu Dr. Gilles. Mbese birashoboka ko abantu igihe bari muri fiançailles bashobora gufata ibihe byo gusezerana bakaba bajya ahantu hamwe hatari mu itorero bakajya no ku musozi gusenga, cyangwa se bakajya ahandi hantu ariko bari kumwe babikuye. Ibyo bintu ibyo cyangwa ntabwo ari byo. Murakoze cyane, sinzi niba mubasha kunyumva neza. Uburyo nasubizamo icyo kibazo, fase ya mbere gusengana nk'abantu b'abafiance ni ingenzi cyane. Bibiliya muri Amosi 3:3 iravuga ngo ntabajyana badahuje. Rero kugira ngo muhuze muri abantu babiri baturutse ahantu hatandukanye, kuba ubwabyo umwe ari umuhungu n'undi ari umukobwa, deja muratandukanye. Rero kugira ngo muhuze gusenga ni ingenzi. Ikijyanye rero no kujya ahantu hihereye mwenyine, harazamo imbuto. Ari mu Bagalatiya 5:22 hari abantu bavuga imbuto z'umwuka, harimo kwirinda na self control. Self control no kwirinda nyine. Navuga ko kujyana gusenga ku musozi si ikibazo, ariko hatabayemo kwirinda byaba ari uburyo buri unwise, niba ariko navuga, kandi byaba ari uburyo bwo kwiexposa ku ntege nke. I will be as much as honest. Iyo umuntu akundana n'undi, cyane cyane mufitanye umushinga, mwabwiranye amagambo nk'aya Adamu na Eva na Deje yavuze, muri izo mbuto z'umwuka, iyo mukeneye cyane kurusha izindi muri iyo period ni self control more than anything if you want to remain holy. So kubwanjye mwasengana, mwajya ku gatuti nk'uko ababyeyi bacu batubwiye, mwajya ahantu hari open, of course hatari open to ngo buri wese yumve ibyo muri kuvuga, ariko muvuga ngo byibuze hari accountability, ko tutari ahantu hihishe dushobora kuba attracted ku gutambikira. Numva ari uko nagisubiza. Murakoze. Murakoze. Ibyo avuze nibyo, mu by'ukuri kantange urugero nirwo rugenda rusa n'urwumvikana, kuko ibyo yavuze nibyo. Muri fiançailles, muri fiançailles kuko yavuze muba mwarakundanye, haba hariho urukuruzi. Kansobanure noneho mu buryo bupratika. Haba hariho urukuruzi ku buryo ya kondisiyo murimo, iyo mutabaye hanze ngo mwirinde ibyo arimo yavuze, biroroshye kugwa mu makosa utanabiteguye, utanabipanze, kuko ni umubiri. Aho ngaho by'umwuka niyo waza uvuga indimi tizikora, biba bisaba ngo wirinde. Niyo mpamvu rero ko igihe cyose musengana mujya ahantu hagaragara. Ndabaha urugero rutoya. Tutaraba fiance, ndababwira experience twabanye. Twamaranye ibyumweru 2, ari umukobwa ndi umuhungu mu nzu imwe, turi babiri. Umukozi agateka tukarya, tugasenga, akajya mu cyumba cye, nanjye agataha, kadoga agataha, tugasigara ikirehe mu cyaro, mu nzu idafite amashanyarazi, hari buje.
ndimo ndasobanura. Ntabwo yari fiancé wanjye, nta jambo nari nakamubwira na rimwe. Oncle wiwe yadusiganye turi babiri mu nzu, nta jambo nari nakamubwira ko mukunda, nawe ntaryo yari yarumva. Hanyuma tugasenga, ari nubwo nasenze ajya ambwira ngo naramuhanuriye, sinjya nibuka icyo namuhanuriye, ariko nakimuhanuriye. Hanyuma tukaryama, ariko tumaze kuba fiancé nabonye biri dangerous, sinari kubikora. Izo 2 weeks iyo nza kuba naramubwiye ko mukunda, narapronounce ijambo nawe akemera, tukamara ibyumweru 2 nta wundi muntu twarahanye urukundo, kuko amarangamutima wayasohoye, biroroshye tuba twarakoze amakosa. Ariko kuba nari narabwiye Imana ko ngewe nzubakana n'umuntu, nzaryamana n'umuntu twasezeranye, ibyo byari byubatse mu gikuta cy'ubuzima bwanjye. Soko byari byubatse rero, byasabaga ko mera gutyo. Rero muri fiançailles byari byoroshye ko icyo gikuta gishobora kuba cyasenyutse, kuko namenyekeye umutima w'umuntu. Murakoze. Kadutuze. Bwana Yesu asifiwe. Munyemerere ngire comment ntoya mvuga ku kibazo mwabajije madamu, ndetse n'icyo mwabajije ba Dr. Gilles. Kugira ngo abantu, aba partners, umugabo bazamurane mu mwuka, hagomba kuba hari ibintu bibiri. Buri wese agomba kuba yisobanukiwe ku giti cye, kandi kwisobanukirwa ntaho bihuriye no kwimenya. Munyumve neza, hari ukwimenya hakaba no kwisobanukirwa, ni ibintu bibiri bitandukanye. Self discovery and self awareness biratandukanye. Ushobora kwimenya ariko utaratera intambwe yo kwisobanukirwa. Kwisobanukirwa ni ukumenya uko wifata n'ibyo ukora nyuma yo kwimenya. Kandi ntiwisobanukirwa wenyine, ugomba gusobanukirwa mugenzi wawe, ndetse ugasobanukirwa n'umugambi mugari w'Imana watumye iyo connection yanyibaho, icyatumye muhura, akaba ari uhisemo muri miliyari zituye isi, akaba ari wowe wakunze muri miliyari zituye isi. Donc hagomba kubaho kwisobanukirwa d'abord, ariko ugasobanukirwa n'umugambi mugari w'Imana ku buzima bwanyu mwenda kubanamo. Icyo ni icyambere. Kandi mu kubisobanukirwa mu gusobanukirwa umugambi mugari w'Imana, niho ukora fiançailles muri dimension ko ari zitatu. Ugakora fiançailles mu mwuka, kuko urambagiza umubiri w'umukobwa ukarambagiza umubiri w'umuhungu gusa, utamurambagije mu mwuka ngo usenge nk'ibi umukozi w'Imana yavuze, yasenze iminsi 40, uzashaka umubiri, ntabwo uzashaka umwuka. Ukamurambagiza no mu bugingo, ukamenya ibimurakaza, donc nicyo gihe ushobora kwizera ko fiançailles yabaye full. No mu rugo ntabwo bazabana mu mubiri gusa, ntabwo ubana n'umugore ngo murabanye mu mubiri gusa mubyara abana, oya, mubana mu mwuka, mukabana mu bugingo, mukabona kubana neza mu mubiri. Ibyo bya mbere bitabanye neza mu mubiri, murara mu byumba bibiri bitandukanye.
mukoma amashyiga n'ijambo ry'Imana. Amen. Ikindi mu mibanire y'abantu igihe cyose, haba muri fiyansaye haba muri vi isanzwe y'amakapo nk'uko, hagomba kubamo involvement y'aba spiritual parents. Birya bintu mujya mubona abantu bavuga ngo urumva ngo yewe ngo ubuzima bwanjye ngo ntukanjyane kwa pasiteri, ngo ntukagire gute, ngo bagiye kuvuga kwa pasiteri, ugasanga mugiranye ikibazo n'umugabo ngo yagiye kubwira pasiteri. Ugize amahirwe akabwira pasiteri ntabwije mu rukiko ko nabyo bishoboka, cyangwa aje kubwira avoka. Uruhare rw'umubyeyi mu mwuka ni ingenzi mu buzima bw'imibanire y'abantu n'abana, kubera ko umubyeyi wo mu mwuka nicyo gituma ari ikintu gikomeye cyo guhitamo. Muri self awareness habamo uruhare rw'umubyeyi rwose. Icyo kintu mucyumve, ibyo ni ibintu bibiri bikomeye mu mibanire y'abantu, guhera muri fiyansaye n'imibanire yo mu rugo, kugira ngo mukomeze mugarde spiritual growth itazatibuka ngo itakare hasi. Ibyo ni ibintu bibiri bidasanzwe bikwiye kuba birimo. Ikindi shaka yenda kusa n'ugarukaho, mwavuze hejuru ya icyo wasubizaga ni gusengana mwabantu mwe, urukundo rwaramfashe tokesha satani nkubita abazimu. Tekereza ikintu ngiye gushamburiya, tekereza ikintu ngiye gusengera, kazano bese niki numva sinzi ibintu birimo biramfata, namubona araje ntose niki ko mu nda habaye mu niki kiba. No urumvaga amaze kunyemerera, bwaje kugera none nka kumanywa, bwaje kugera nka nimugore, se niki ko mfashwe n'ibintu ndazi. Kabwa se ndahamagara umuntu mbwire ngo se ameze gute, ntiyambwiye ko arwaye, ntiyambwiye ko yavunitse. Ndahamagara umuntu kandi umutima ukambwira ngo ukeneye kumenya uko ameze. Aho noneho tugatangira kuvugana, ntazi icyo turi buvuge, kamuhamagara ntazi icyo turi buvuge, tukamara amasaha abiri. Niki ahari ndaruha ndawe sasa, hari igihe ko banteze mu nzu. Hashobora kuba hari dayimoni iri mu bikuta ahantu. Nimba hari igihe cyo gusengana, nimba hari igihe cyo gusenga, nicyo gihe. Kandi let me tell you something, muzirinde muri fiyansaye yanyu, muzayikore ku buryo mutazicuza. Kandi bumwe mu buryo bwo gutuma fiyansaye iba nziza ntiwicuze ni ugusengana na partner wawe. Narasenze nawe ubwe, nimba urumva hari amashanyarazi nawe yari yamufashe, araza arambwira sasa tugira umunsi umwe wo kwiyiriza. Tewe Imana iguhe umugisha, kubera ko naza numva bikenewe. Turasenga Imana, ni ukuri si ugushidikanya kuba bimeze uko bimeze nonaha, ayo masengesho yabigize mu ruhare. Soreze ku kibazo warumbaje nacyo singitindaho, ni ryari, ni kuyihe myaka umuntu agomba gukora fiyansaye? Ni hagati y'imyaka 20 na 25 rwose. Rwose munyumve neza, munyumve Bwana Yesu asifiwe. Mbere yaho, kubera ko ntabwo turi mu ijuru, nta nubwo turi abamarayika, kandi do never try to be an angel. Mu gihe no muri fiyansaye ntugashake kuba marayika, ni ikosa. Uzirinde, uzasenge, uzitwararike, ariko ntugashake kuba marayika. Ko hari abantu
bagira indi understanding ishaka kubagira ikindi kintu batazoba cyo batari naco, ugasanga bagiye gutwara ibintu nabi. Kuko harimo asipimwe ndegereta uyu munsi wa none ntatwaye neza, nko kuvuga ngo twicarane dusangire muri restaurant, cyo ni ibintu bisanzwe. Ariko rimwe twicaranye la Paris nari meze nka kujya kumujuru. Ni nayo souvenir ikomeye ngira, munyumve, souvenir ikomeye ngira ni yuwo munsi twicara la Paris. Sinzi ko avyibuka, ngiye kubivugira hano. Twinjiye muri bus turagenda ngo tuje kuvamo, arantanga sanga yishuye. Ndamaze kuranyishurira se ndarwaye mfite ikibazo, kuranyishurira iki? Noneho mbona ni nkaho atishimye, ntaco yambuye, ariko ni nkaho atishimye kubera umutima yari yabikoranye. Ariko niyo iyo memoire ntizumva mu mutwe, kubera donc mbere y'imyaka 20 ubu utaramenya icyo ukeneye, nanone nyuma y'imyaka 25 haba hajemo kudindizwa. Ukwiye gusenga neza, haba hajemo kudindizwa. Murakoze. Urumva nari na ikibazo gisa nkaho kitanyoroheye gutya. Let me tell you something. Munyumve neza, aho ngiye guhera ndaza kubikosora neza. Umuntu wahaye umutima, uwo wahaye umutima ukamwicicaro mu mutima, ntabwo ku munwa ariho hakomeye. Ariko ikibazo kibamo nuko iyo ico kirenge gikandagiyeho muri relationship, iyo bikandagiyeho, c'est très difficile kugaruka. C'est très difficile kugaruka. Ko muri fiançailles ugomba kurekeraho ibikuta bimwe ukabirekeraho, umutima ukakugora, umubiri ukakugora, ariko ico gikuta ukakirekeraho, kubera ko nugisenya biraguha gusenya ibindi. Murakoze. ariko arasenga Imana n'Umukristo, ariko Imana n'ibyo kimubwira kumva. Mbese azabirwa n'ikikumva. Imana niba idatwebwe ntayerekwa agira, Imana imubwira ngo umutera atari we, azabirwa n'uwo mubare w'umwihariko, ari ubwoko bw'umugore we cyangwa se n'uwa ngaho. Imana, mwaze mwumvira ijambo. Mbere yuko usaba Imana amakuru kuwo muzabana, bihera ku mubano mubanye nayo. Hari abantu bajya bashaka amakuru ku Mana, kandi ayo makuru yabazanye imbere yayo gusa batabanye nayo. Kandi mwumve mbabwira, ntibisaba ngo werekwe. Iyo ubanye neza n'Imana, igira ugize ivugisha ibitavuga bikavuga, ukabona. Kubera ko hari abantu bazumva ngo Imana ngo unyobore, ngo utanyobora ngo ubwo ndihitiramo kandi ngo uzobibamo. Ako nakajagari kiwanyu na bene wanyu. Imana mubanye ishobora kutakubwira wowe, ikabwira undi akaza kubwira. Ishobora no kutabwira undi ngo aza kubwira, nawe ntikubwire, na mugenzi wawe ntimubwire. Ariko connection yanyu, imvugano yanyu, ukumva ufite peace of mind, amahoro yo mu mutima. Murakoze. Ikindi kibazo cyagaruka kuri
ese nk'abantu bamenye Imana bibiri ikintu divorce no gutandukana abantu kandi Yeah. Divorce ntabwo iva ku Mana. Divorce Bible iri clear kuri icyo. Mukanya aradufasha adufashe dusome icyo ijambo ry'Imana rivuga, ariko God hates divorce. Kandi muri Malakiya igice cya 2 umurongo wa 16 turayisoma mukanya. Divorce doesn't come from God. Impamvu abantu badivorce kenshi nuko batazi neza, they are not sure, bari muri level ya emotions. Bakoze mariage kuri emotions, they don't know niba mariage yabo koko ivuye ku Mana. Ndumva apostle yabivuze neza. Imana iravuga igihe uzi neza ko ari we, you cannot even think about divorce. Sibyo? Kenshi idea ya divorce iza kubera ko ari akantu k'akadutu. Unje muri mariage ntabwo uzi niba ari we, okay, wamukunze, maybe ibibazo then challenges zitangiye character y'umuntu cyangwa ibibazo bikaza because you are not sure ko ari we Imana yaguhaye. Nicyo gihe none wumva kakajwi kakubwira ngo maybe ari ikibazo cya incompatibility, maybe ntabwo ari we, maybe wibeshye. So byose bipfira he? Muri beginning, cyangwa bikira muri beginning. Rero kuri twebwe, for us, ndavuga couple yacu, divorce is not an option. Na nubwo ari possibility, because igihe possibility ije bizana probability ko bishoboka. Twebwe is not even a possibility, even in the worst situation ishoboka. Impamvu nuko tuzi neza ko ni Imana yaduhuje. Amen. So ni kuvuga iki? Ntabwo ariko tutahuye n'ibibazo. In our journey we met challenges, characters agonganye, nago ari ibintu tutumvikanaga, ugasanga nafashe decision on the left, yafashe on the right. Ariko the possibility of divorce never came, and we decided yuko it will not even be part of our vocabulary. Amen. Rekamwe yongere. Yeah, arakoze. Imana ishyiraho mariage, ngira ngo nkuko nakunze kugaruka mu itangiriro, yaravuze ngo nuko bombi baba umubiri umwe. So biragoye umubiri umwe wuzuye, kuko iyo ukomeje mu byanditswe kenshi ngunda gukotinga ijambo ry'Imana kubera ko ibitekerezo byacu buriya biba corrupted mu buryo bwinshi. So ikintu numva cyizewe, kuko abantu bafata urugo mu buryo butandukanye, ndisi yuko twese dufite amateka atandukanye, dufite ibyo twigishijwe bitandukanye, dufite imiryango tuvamo itandukanye, ariko denominateur commun cyangwa se icyita rusange dufite hano ni nayo foundation turi kuvugiraho, ni ijambo ry'Imana. Kandi na pastor yakunze kubigarukaho, ni nacyo nibaza turi kuvugiraho. Ibyo turavuga ntabwo ari according y'ibitekerezo byanjye, ntabwo ari uko according yuko Jules na Daniel babyumva se, cyangwa pastor na madame, cyangwa natwe uko tubyumva. Icyo dushaka gutransmeta, icyo dushaka kubasangiza ni point de vue y'Imana, kuko muri iyi minsi hari ibintu mumbabare maybe mbivuge, kuko isi ifite ukuntu iriho iravuga urugo, isi ifite ukuntu iriho iravuga mariage, ariko ntabwo dushaka kwirefera ku buryo isi irabivuga, uko byinshi birapfuye, ariko turashaka yuko tubyumva bihereye ku ijambo ry'Imana. So na divorce rero nitujya kubasubiza, yabagiyeyo n'abandi wenda baza kwantavena, ni par rapport y'iki Imana ibivugaho. Ntekereza ko namwe icyo mukeneye kumenya ni iki Imana ibivugaho. Haleluya. So muri Malaki igice cya 2 umurongo wa 16 aravuga ngo kuko nanga gusenda ni Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga,
nanga n'umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nuko rero murinde imitima yanyu mwe kuriganya. So ubwo twavugaga ngo twege divorce ntabwo ari option, biragatsindwa gukora ikintu Imana yanga. Haleluya. Kandi Imana ivuze gutyo, ntabwo nshaka ko mwumva Imana nkaho iri insensitive, kubera ko buriya kugira ngo abantu bagere muri divorce, umuntu agere gufata umuntu yihitiyemo, kenshi wenda mufitanye n'abana, avuge ngo aya aho bigeze nuko limite yawe y'umuntu uba wumva yarangiye, sibyo? Ntago nibaza ko abantu batekereza divorce kubera ko bashaka guhavinga fun, ahubwo umuntu ajya kugera kuri level yo kuvuga divorce kubera ko hari ibintu bimugoye, yumva wenda igisubizo cyavamo nuko twacane wazima, basi twe kwicana, sibyo? Igihe hatarimo hari impamvu nyinshi, ngira ngo ibyo byose nashaka kuvuga nuko umuntu najya kudivorce anezerewe uko biri kose, ariko nanone kumenya yuko ari ikintu Imana yanga ni iby'ingenzi, kuko biragufasha. Ntabwo umuntu yakorora ngo uvuge ngo ndagiye cyangwa se nawe aragiye. Haleluya. Kandi niba Imana ibyanga, ntabwo ari ukubera ko ari umubyeyi gito utari sensible ku kababaro k'abana be, ariko njyewe wenda mvuze by experience, nakira mu buzima bwa buri munsi mura n'abantu benshi, harimo na couples, harimo n'abantu mbe nabo bababaye bari gutekereza ndagumamo ndavayo. Ari uwo muhura akakubwira ngo byagenze gutya na gutya, ukumva nawe wapeza nk'umuntu ukavuga uti umva hariya ufite ubushobozi, fata apartment wagenda, nawe akubwira solution yatekereje. Haleluya. Nta kintu ndabona kibabaza, abantu bahura n'ingorane nyinshi, urumva abo twanira baba bafite ibibazo byinshi byo mu mutima, ariko nta kintu mbona kigoye nka divorce. Umuntu kugeraho vraiment a divorce nta nubwo binabashiramo. Muzarebe akenshi by experience, niyo warebesha amaso y'umuntu, buri umuntu ya divorceje rimwe akongera akiremariye, akenshi arongera akadivorce. Iyo ni reality, iyo ni experience, muzabyo observe, murareba namwe muri abantu bakuru. Ni ukuvuga ngo gutandukana mu by'ukuri ntibibaho, ntibikunda. Ntabwo Imana yaba yarandemye uku ngo ejo mvuge ngo rero ubu ngubu uyu mutwe wanjye utangiye kundemerera, ndagiye ngiye n'ubundi amaguru n'igihe wateyeho, n'ubundi amaboko afata n'igihe uyafite, ubundi uyu mutwe ndawushaka wiki, amaso wenda nzafata agakoni n'abatabona baragenda. Ni example wenda kugira ngo urebe ku gihimba, hari igihe ureba mu bifatika ukabona mu by'ukuri wakabaye uwo muntu adahari, ariko ni ikinyoma kumva yuko umuntu mwagiranye igihango n'igitatirwa. N'Abanyarwanda barabizi, usibye na Bibiliya. So umuntu mufitanye igihango niyo mutandukanye gifite ukundi kuntu, kubera ko ari ikintu cy'umwuka bigukurikira mu buryo cyangwa ubundi. So divorce rero ntabwo ari ikintu cyiza, ari kimwe na remariage. Hari umurongo nshaka gusoma kubera ko nzi ko turi muri monde y'abarokore kandi ibyanditswe biradufasha, ariko hari n'igihe tubikoresha kugira ngo tuyobe cyangwa tugire n'abandi tuyobye. Hari ikindi cyanditswe kiri muri Matayo 19 umurongo wa 9 kivuga nko kuri remariage. Matayo 19 umurongo wa 9, kandebe muri version y'Ikinyarwanda. Twihanganire gutinda, nabanje kugira ga stress ku mwanya, ariko aho kugira ngo tubabwire ibintu duca hejuru mufume mujyana kimwe ariko kizima. Basa yakoze kabisa, yagiye agaruka ku byo twagiye tuvuga vuba nk'umutima w'umubyeyi nyine, kugira ngo ibyo byose ashobora kuba yagize iyo sentiment yo kuvuga ngo aba bantu tudahava dukora question réponse bagataha ntacyo bafite. Pastor Imana ibahe umugisha. Matayo 19 umurongo wa 9 haravuga ngo ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azaba asambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe aba asambanye. Muri version y'Igifaransa baravuga ngo celui qui divorce et se remarie commet un adultère sauf en cas d'immoralité sexuelle.
iyi adultère barayitandukanyije na immoralité sexuelle. Wenda ikinyarwanda ntabwo kiri hishi cyane, nagutera nawe wasoma no muri version zindi mu rwego rwo gucukumbura no kumenya ijambo ry'Imana no kugenda muri etymologie igihe bandikaga bino bintu. Iyi adultère hano, ubu busambanyi bwa mbere, parti ya mbere itandukanye n'iriya bavuga anka y'ubusambanyi, immoralité sexuelle. Icyo muri ibi bijyanye n'igihango, icyo bavugaga immoralité sexuelle bavugaga, cyangwa se ni nko kuvuga ngo ufata umuntu utandukana. Arakoze cyane uriya mwene data kubaza icyo kibazo, kandi nk'uko nakomeje mbivuga ni ibintu bigoye cyane. Nk'ibyo yavuze ngo iyo ari physical abuse wenda igikomeje, icyo nashaka kuvugaho ukamubabarira, ngo ukamubabarira hanyuma wagaruka akongera. Nababwiye ngo ibyo tuvuga byose turabivuga twibesinze ku ijambo ry'Imana, ariko tunabesinze kuri cya kita rusange kivuga yuko turi we are spiritual people, turi abantu b'Imana cyangwa b'umwuka. Niyo mpamvu ninanaguha igisubizo nshaka kubwira ngo buriya hari igihe physical abuse iba ifite spiritual roots, ariko wowe icyo ubona umuntu urwana, ubona umuntu ukubita, ubona umuntu. Rero ni ngombwa cyane yuko muri navuze ngo uriya separation yawe ni ukugira ngo ubone igisubizo. So ntuzashaka igisubizo, nushaka igisubizo ukagishaka on a physical level, kizongera kigaruke. Nuzamuraho gato ukagishaka on an emotional level, intellectual level, ariyo irimo soul. Mu bugingo harimo ubwenge, amarangamutima, amahitamo. So nanone nubigarukiriza kuri level y'ubugingo, nanone nabyo umenye ko bifite limit. Ariko ikiza igihe ufashe iriya time, mwege turababwira wenda dufite n'ibyiringiro no kuvuga n'ibi byose no kugira ngo abagifite ubushobozi bwo guhitamo choose well. Ariko ibyo ngira ngo nukubivugira babandi bahisemo wenda bakagira ibyago hakaza ibyo bibazo. Nugira amahirwe yo gukosora, reka mbyite gukosora ibyo ngibyo byabayeho mbere, nujya gushaka igisubizo, nufatira time of separation, nuzajye gushaka igisubizo kiri kuri physical level, ushakira igisubizo inshyi cyangwa nushake igisubizo kiri on the soul level, ariko uzashaka igisubizo kiri on the spiritual level. Kubera ko Imana niyo kwizerwa, kuko Imana yarebye isanga biciro bibiri. Kavuga abantu bari marié, hanyuma mvuge ku bantu bari single. Ku bantu bari marié, I think Shewangi yabivuze, we are spiritual people, kuko turabana b'Imana. Kandi if we involve God in our couple, rwose Imana ni Imana yumva amasengesho. Ashobora kuba ari violent, ushobora kubona ako kanya ko there is no answer, but yabivuze ari a spiritual dimension. Kenshi reaction z'umuntu aba ari ikintu kiri inyuma. Ashobora kuba ari something that is pushing him, ishobora kuba n'ibikomere. You'll be surprised. Usanga umuntu ari violent igihe ari umwana yabonye papa we akubita mama, noneho akavuga ngo ntabwo nzakubita umugore wanjye. Ariko kubera ko hari a connection, a spiritual connection ihari from what ibyo yafashe heritage, ekavuge package heritage afite, he will redo the same thing. Malgré ko atabikunda azisanga arimo kubikora. Wowe rero ushobora kuhita ureagisa kuko akavuga ngo hano sinshobora kuyanganira, reka mve muri iyo mariage. Ariko Imana igushoboje kufungura amaso, ari ibindi bintu ushobora kubona, kandi by God grace some of these issues ugiye kuri source, some of these bishobora kukemuka. So ikintu kimwe cyadufashije cyane gusharinga hano nuko twagize umugisha. Nago tugiye kujya kuvuga témoignage yacu, tumaze imyaka 18 turi marié,
ariko the first 7 years were difficult. Atariko tutifuza kubaka, ariko we realized that there was a spiritual dimension yari nyuma donc Satan ntabwo ashaka kutwubaka. Of course kuri fasadi abantu babona ko bimeze neza, but within us we felt that there was an oppression iri nyuma ishaka ko dutandukana. Many of you ntabwo bizi wenda kuko mutigeze mumva testimony yacu iri kuri YouTube. Some of you nimukurikira muri RC Masoro muri YouTube muzayibona. So byadutwaye kumenya yuko we had twagomba kunyura kuri deliverance as a couple. Nge nakoze deliverance ndi muto mfite imyaka 16 muri Congo Kinshasa, numvaga ko bitari kunde, ariko numvaga ko ni wagomba kubyikorera ku giti cye, wenda kubera numvaga ko ibibazo wenda nikora ko atarabikora. Urumva ko arimo orgueil, arimo n'ubwibone kumva ko it's niwe agomba kubikora. Imana iradufasha tubijyamo as a couple. I tell you, it was 7 years after marriage. From that moment, the last 11 years twanyuzemo, something changed drastically. Ari ikintu gikomeye cyane cyahinduye muri couple yacu. So niba utarabikora, I really encourage you, take that time. Mwegera abakozi b'Imana, ni opportunity. Iyo journey twayikoze byadufashe ndumva ibyo muri mwabingahe, Imana iradutabara dutangira a new start. Despite the fact ko tuziko divorce idashoboka, twarwanye inamba ikomeye cyane, Imana iradutabara. So if you haven't done it, if you have done it on your own, wayikoze ku giti cyawe, I really encourage you, shaka umukozi w'Imana mukore process of deliverance as a couple. Ntabwo mvuga umugabo ku giti cye n'umugore ku giti cye, but as a couple. Noneho reka ndangize ku bantu baba jeune batarakora ubukwe. Byose bifira kuri beginning. So if you want to engage in the marriage, make sure ko uri kumwe n'Imana. Icyo kintu kuko if you don't start properly, rwose mariage nagari fiançailles ni igihe gitoya ku mwaka imyaka 2. Mariage is for life. So niba utarakora your step, make sure that usenga Imana. Imana iravuga koko. God is the one who started the marriage. Ntabwo byaturutse kuri twebwe. So izi neza formula, izi neza what is needed for you to succeed in a marriage. Ndashaka kurangiza no kuvuga kuri aba parents. Ikintu cya parrainage ni ikintu gikomeye cyane, reka mbwire cyane abantu batarakora ubukwe. If it's ntabwo ugomba gusengera gusa your future husband or future wife. You have to pray ugasengera urugo ruzababyara. Hano hanze Kigali tukunda kubona abantu bahitamo abaparents gutya badasenze, bayifata lightly. Ari n'umuntu ufata umuntu utari marié akakubera marraine. Narabibonye inshuro nyinshi hano i Kigali. Kora ko ari grande sœur, kora ko ari umuntu wo muri famille ukamufata nka marraine. Na experience afite muri mariage. Ari n'abantu bafata abantu bari divorcé, ugafata umuntu uri divorcé yakoze mariage bwa kabiri ukamufata nka marraine. Noneho umuparrain ukamufata umusore ukamufata nk'umuparrain. How when you enter into challenges and difficulties, what happens? Nujya kuri wa wundi yabaye divorcé, niye conseil azagwa. Azavuga ngo ahubwo fata ibintu byawe vuba vuba muri yo mariage. Sibyo? Niyo conseil azaguha. So twebwe we really encourage people gufata parrain na marraine, first of all bari couple. Ibintu byo gufata marraine ukwe nubwo ari mu marraine mwiza n'umuparrain ukwe, ari ibibazo muzagira umugabo atazisanta à l'aise kubwira iyindi couple, wenda couple kuri side ya marraine kuko umugabo nagamuzi na relationship afite, cyangwa vice versa. Umugore ntabwo azisanta à l'aise ko ibibazo byanyu bijya kuri kote y'umuparrain kuko adafite relationship na marraine. Nabyo bikaba ibibazo, ukabona umuntu amaze imyaka bafite ibibazo na nubwo ashaka kuganira aba marraine na parrain babo kwa ko badahuza. So pray for it. Saba Imana, Imana iratanga. Ndababwiza ukuri
mushaka abaparrain beza kapo mushaka kwegera none muye n'ibibazo kugira ngo babafashe muri uru rugendo. Murakoze.